mubyeyi witwa Ntezimana Joseline. Uyu mubyeyi witwa Kubwimana Joseph. Muciye kongera guhereza impano uyu mubyeyi witwa Ntezimana Joseline. Diyakoni nawe natambuke mu cyubahiro cye ahereze impano uriya wo hirya bagufotore. Noneho murebe bano turakomeje rero hagiye kuza Kankindi Marcela nawe agiye guhereza impano Nsengiyumva Maria. Turakomeje Imana Eveline agiye guhereza impano Uwitonze Damaris. Turakomeje haje witwa Mwitegeko Terezia agiye guhereza impano Kubwimana Josephine. Turakomeje haje uwitwa Suzana Kamakaju nawe nagende ahereza impano uriya mubyeyi witwa Ntezimana Joseline. Haje uwitwa Christina nawe nahereza impano ye uwitwa Nsengiyumva Maria. Irimo yaberezemo kape. Niba mwarangije nanjye ngiye guhereza impano yanjye. Amen. Nihakomeze uwitwa uyu muperezidante wa hano hari bahasha ihari nawe nayihereze Kubwimana Josephine. Yego. Perezidante nawe wayihereza yateguye nawe ifoto igende neza. Imana ishimwe rero, Imana ibahe umugisha n'amavuta menshi. Agiye kuza rero abandi babyeyi nabo bagiye kwemerwa bo ku ishuri ry'Inyarusange, hatambuke ababyeyi biteguye na komite yabo. Ubatwaza abo ngabo bajye kwicara. Aba nyine bagiye guterura bavemo. Nimuterure impano witwa Mukagakwerere Stefano. Nibahaguruke kugira ngo baze hano
hano imbere. twihute kugira ngo gahunda z'amateraniro zirusheho kugenda neza. Kagakwerera he Imana ishimwe. Bahageze rero, ndabona hari ababyeyi bateguye impano rwose, bari buremere bano babyeyi. Birashoboka yuko ntamenya amazina ariko ndajya mbabwira mutambuke muhereze impano. Hari uwitwa Adria, ndabona yateguye impano, natambuke ayihereze Mukarwahama Lydia. Tambukana impano ye ayihereze hari umubyeyi witwa Sira, nawe natambukana impano yiwe ayihereze Mukarwahama Bibiana. Hari umugore hano witwa Aishatiye, nawe yateguye impano nayitambukane ayihereze Mukagakwerere Stefania. Imana ishimwe. Yumva aba bagore aribo baremewe uno munsi, abandi bagore baremewe ubutaha. Ubwo murumva yuko mukoze igikorwa cyiza, namwe Imana ibaha umugisha. Kandi bagirire neza, mutambuke. Tugiye rero gutegura abandi bagore b'inyarukeri bihuse cyane kugira ngo dufatanye gutanga impano. Nyabenda Neria Nyabenda, ndabona ari umukecuru, arakuze, aragenda gake gake ariko ndabona hari tugiye rero gutanga impano. Igikorwa kirafungutse. Hagiye kubanza perezidante w'abagore b'inyarukeri witwa Mukamana Angelique, agiye guha Neria Nyabenda. Akira impano umukecuru, akira bamuhereza impano. Niyo senga Esperance, mama Kararisa natambuka muhereza impano. Imana ishimwe. Tugiye guhereza undi mpano nanone. Nyabenda Neria, mama wa Suzana, niwe ugiye kumuhereza impano muri aka kanya. Nyura hariya hirya, mubafashe mujye mubiterekaho inyuma yabo. Agiye gutambuka Mukarugara Vitaliana, arahereza Niyo senga Esperance.
Imana ishimwe abandi bo bafite ikorwa Imana ibahereza bukeya cyane kugira ngo babone aho bahagarara. Uwitwa Mukandanga Tereza nawe ndabona ari umuntu w'umukecuru, ni mu muhinzira hano abona uko atambuka. Tambuka mukecuru. Tugiye rero gutanga impano yo guhereza aba bantu uko ari babiri. Ubwo igikorwa kigiye gutangira. Asira natambukana impano yiwe ayihereze Mukandanga Tereza. Noneho Imana ishimwe. Agiye gutambukana impano Nyiraminani Farasia ayihereze Mukantabana Claudine. Ko mwagiye mwishimira iki gikorwa ntabwo ari